Reka dutangire tubasuhuza mwemwe mwese muri kureba Flash TV ikiganiro himbaza live. Ahanga turi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare nk'ibisanzwe kuri 90.4 Radio Flash. Dukunda kubazanira impano zitandukanye, abahanzi abakina amafilime, ariko none ubu ngubu ntabwo ari abahanzi twakuzaniye, nta nubwo ari abakina filime twakuzaniye, ahubwo ndi kumwe n'umuntu ukomeye mu by'Imana, ndi kumwe na pasiteri, ndi kumwe n'umushumba muri byose. Agiye kudusangiza byinshi ashobora kuba yababwira byerekeranye n'Imana. Ngiye kuvuga ko ndi DJ, murabizi by'Imana ntago mbizi neza, niyo mpamvu mbana bazaniye pastor kugira ngo abareba ikiganiro himbaza babashe kugwa neza, cyangwa se baze guhabwa agakiza, cyangwa baze kwirirwa neza bameze neza cyane kabisa. Nge nk'ibisanzwe rero nitwa DJ Crew, nkaba nkorera hano kuri Flash FM 90.4 mu karere ka Nyagatare. Gwahedi rero ngiye guhita mbaha pasiteri kugira ngo tuganirizemo gakeya, noneho aze no kudusangiza ku nyigisho kugira ngo abari kureba ikiganiro himbaza baze kwirirwa neza kandi birirwa n'agakiza, kuko ndabizi muraza kunezerwa cyane. Murakoze cyane. Turabashimiye Flash TV na radio kuba mwadutumiye muri iki kiganiro cya himbaza. Imana ibaha umugisha, kiratunejeje cyane. Pastor, abantu benshi cyane bakunda kwibaza umupasiteri ukunda kubwiriza kuri 90.4 kuri Radio Flash ku ma YouTube, ariko kenshi hari ahantu batakunda kukubona live ku isura. Ubu ngubu barimo kukubona, wababwira iki? Ese abareba ikiganiro himbaza wababwira iki? Ese ndabizi ko wagize uruhare cyane muri corona, abantu benshi barakijijwe. Nizera kubonye akanya ko kubaganiriza abatarakumvaga ko radio igera ahantu kure cyane no muri Amerika. Murakoze cyane, uvuze ku abantu bakunze kunyumva. Iki gitangazamakuru navuga ngo gifite umugisha, kuko abakozi b'Imana benshi barakiyobotse kandi kituguye neza. Navuga ngo Flash Man ibaha umugisha. Ni jewe rero koko wakoze hamwe n'abandi bagenzi banjye umurimo ukomeye muri corona. Abantu benshi bumvise ijambo ry'Imana rirababohora, barakizwa, abari basubiye inyuma bamwe baragaruka. Rero mufite umugisha abantu bari kuri iki kiganiro cyahimbaza, noneho ko mundeba abenshi ntago turabonana, tuziranye ijwi abumva radio, ariko abakurikirana wenda bakagera no kuri za YouTube bajya bambona. Ariko noneho n'abatazifite bareba kuri televiziyo gusa. Ndashima Imana ko tubonanye. Ni jewe rero witwa Pastor Mary Mukande, hano mu karere ka Nyagatare, mu mujyi wa Nyagatare. Turishimye cyane kuba abantu barimo kukureba kuri televiziyo Flash live. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu noneho naguha umwanya ukabaganiriza bimwe mu by'Imana, iminota itari myinshi cyane, kugira ngo abari kureba ikiganiro himbaza bahabwe umugisha. Urakoze cyane. Icyambere reka tubanze dusenga Imana, kuko mbere na mbere Imana turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro. Uri Imana yacu idukunda, uri Imana itwitaho. Gushimiye n'uyu mwanya nawo, kandi Mwami Imana isumba byose, ngushimiye abantu bose bakurikiye iki kiganiro himbaza. Ndakwinginze kugira ngo iri jambo tugiye kuganira muri uyu mwanya ribagere ku mitima kandi ribafashe. Imana ubwayo ivugane nabo, imitima yabo yumve kubohoka. Urakoze kuko uri Imana igiye kubana nanjye. Icyubahiro ni icyawe, uhereye none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Murakoze rero, ndabiyegereje mwese abakurikiye iki kiganiro. Imana iduhana umugisha. Navuga ngo ntago ari kenshi, no bwa mbere nagaragara kuri televiziyo, nkoresha radio, nkoresha YouTube. Abenshi bakurikiye YouTube mujya mumbona ntambutsa inyigisho, ndetse na chaîne yanjye nshatse nayibabwira izina ryayo nonaha, yitwa Lireso Ministries. Usakinze nuko nguko Lireso nko tubivuze mu Kinyarwanda, ariko uhereye kuri randende ni impine y'amagambo, mwazayibonaho mukayimenya. Hanyuma rero muri uyu mwanya mwiza, ndashima Imana ko mbonye akanya ko kongera kuganira amagambo y'Imana. Imana yacu n'urukundo, n'ubundi ngiye kuvuga ku rukundo rw'Imana. Ndashaka kuvuga ko Imana idukunda twese. Imana iradukunda twese, waba ukijijwe waba udakijijwe, Imana iradukunda. Aho bitandukanira
nuko hari abantu bamenye urwo rukundo bakarwakira, hari n'abandi batarabimenya. Ushobora gukunda umuntu atabizi, ntugire ikimenyetso wenda umwereka, akabaho atabizi ko umukunda, ntamenye ko umufitiye n'imbabazi. Nuko rero bimeze, Imana yaradukunze idutangira umwana wayo, ariko ku bantu benshi batari babimenya, nyine bibereho bihebye, bazi ko ntawe ubakunda. Niba wenda udafite n'abakunzi mu miryango, utekereza yuko ari nta muntu ugukunda. Tugereho gusoma ijambo ry'Imana mu mwanya utari muremure. Ngiye gusoma mu Baroma, ibice ni 3 by'Abaroma, ndasoma umurongo umwe wa 23 gusa. Hari n'ahandi ndi busome, Imana iduhana umugisha. Ibice ni 3 umurongo wa 23, reka nsome. Umurongo uravuga ngo, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Iri jambo Paulo yaryandikiye itorero ry'i Roma, ariko ntago ari bo yandikiraga bonyine, ahubwo ni ku isi hose, kuko iri ni ijambo ryahumetswe n'Imana. Abantu bose bakoze icyaha ryari, bakoze ibyaha ryari, suko wenda ari wowe wiba babwira, suko ari wowe upfumura amazu babwira, wenda udakora ibene ibyo akagira ngo nta cyaha yakoze. Twakoze ibyaha cyagiye twese tukiri muri kirgirwa Adamu dukomokaho, kuko yakoze icyaha cyo gucumura ku Mana. Noneho bituma ahantu Imana yageneye umuntu mu bwiza bw'Imana ko agera atashobora kuhagera. Ariko Imana kuko ari urukundo, nababwiye ko ngiye kuvuga urukundo rw'Imana, n'ubundi yateguye yuko wa muntu agomba kugera muri wa mwanya. Nta mpongano rero umuntu yari kubona, n'ubundi Imana niyo yashatse impongano, kuko ariyo yera n'ikiranuka. Haleluya. Kuko twakoze ibyaha rero ntidushyikira ubwiza bw'Imana, Imana yashatse impongano. Ngiye gusoma muri Yohana, kugira ngo umuntu wese yisange muri bwa bwiza. Ntabwo ari bamwe cyangwa abandi, ahubwo ni umuntu wese. Aho bitandukaniye nanone ni ukwakira iyo mpano. Nkunda gusoma ubundi mpereye ku murongo wa 16, ariko reka mpere ku murongo wa 17. 3 Yohana ubutumwa bwiza 17 haravuga ngo, kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Haleluya. Imana yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe, bakizwe cya gihano cy'icyaha. Handi twabanje kubona havuga ngo bose bakoze ibyaha ntihagira n'umwe ushyikira ubwiza bw'Imana. Ubwo rero twinjiye mu gihano. Hanyuma rero Imana ituma umwana wayo kugira ngo twe kuba mu gihano. Ntiyaje kuduhana, ahubwo yaje kugira ngo twese dukizwe nawe. Rero nshuti mukundwa wo kuri iki kiganiro, nakubwiraga ngo nawe iriya mpongano yaragutangiwe, nawe urwo rukundo ukinguye umutima rwakugeraho. Imana yacu ni urukundo kandi yaradukunze, nta kiguzi twakabonye keretse urukundo gusa. Urukundo nirwo rutwikira byose, rutwikira ibyaha, rutwikira ubugome. Noneho Imana ikagukura muri hahandi wavukiye naho wisanze, ikagushyira mu bwiza bwa bwiza. Yesu nashimwe cyane. Rero nagira ngo mbahamirize mbabwira ngo, emerera Imana gusa, nta kindi bigusaba, nta matike yo kujya ibunaka, mbega nta bintu byinshi, nta bibazo n'ibisubizo. N'ukwemerera Imana ukavuga ngo, ariko nanjye reka nakire uru rukundo. Mbese mu bantu kongera numva ngo basabana urukundo, ngo umuntu agasaba undi urukundo akamara igihe ataramusubiza, wenda akazamusubiza avuga ngo ndaruguhaye. Rero nagira ngo nkubwire ngo, nawe ndeba, nawe nkurikiye, Imana yagusabye urukundo, igusaba, yatanze n'icyagutandukanya, yashyizeho n'impongano y'icyagutandukanyaga nayo. Irangije avuga ngo, umwenda ndawishyuye, ntanze n'urukundo, nawe runsubize. Emera ko Imana yagukunze, nawe ugikunde, izakubabarira byose, ikugeze muri bwa bwiza. Reka nsome undi murongo umwe uri hano nanone mu Baroma, ni ibice 6, ibice 6 ku murongo wa 23. Naho haravuga hatya ngo, haravuga ngo, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Haleluya. Ibihembo by'ibyaha, ibyaha rero kuva igihe Adamu yacumuraga, abajya basoma Bibiliya mwarabibonye ko Imana yahise izana ibihano. Ishyira igihano ku mugore, ishyira igihano ku mugabo no ku nzoka. Hanyuma rero icyo gihano abantu bakigumyemo, bakigenderamo. Ariko iyo abantu bemera urukundo bakarwakira, ukemerera Imana, ugakingura umutima ukavuga uti, ndakwizeye, nizeye ko nanjye ibyanjye wabihongereye.
cya gihano ntabwo ubu kikigenderamo, ahubwo iki gihano hano dusomye aravuga ngo ni ibihembo, noneho ni ibihembo ho ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Kandi mwibuke mwitangira Imana yaravuze ngo nturye kuri iki giti umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Nuko nguko urupfu rw'umubiri rwinjiye n'urupfu rw'ubugingo rurinjira, ariko hari igisubizo. Haleluya nshuti mukundwa, nukuri emerera Yesu, emera iki gitambo, emera iyi mpongano, winjire mu rukundo rw'Imana, uzagira umunezero. Waba uri muto, waba uri mukuru, waba ubyaye, waba utabyaye, waba ufite imiryango, waba utayifite, uzagira umunezero ukomoka ku Mana, udakomoka ku byo dutunze mu isi. Hanyuma uwo munezero uzaguherekeza kugeze mu bugingo bw'iteka. Imana yo mu ijuru bagire neza, Imana ibaha umugisha. Ndongera nsubiremo amazina yanjye, nitwa Pastor Mary Mukande. Ndongera mbasubiremo aho mwashobora kunsanga kuri YouTube, kuri channel yanjye yitwa Lireso Ministries. Nuko nguko ijambo ry'Imana rikiza abantu. Ubu ni wemera wo nkurikira, ukumvira ukemera, nta kundi nta kindi bisaba, uraba wuhagiwe ugere muri wa mwanya wo gushyikira bwa bwiza bw'Imana Imana yari yaraguteguriye. Imana rero ibaha umugisha. Reka nongere mbasengere inshuti bakundwa, abakurikiye mwarizeye, Imana yongere bakomereze mu gakiza. Abatarizera namwe tambuka uyu munsi, witegereze ejo, emera, manika amaboko uvuga uti nemeye uru rukundo rw'Imana ndarwakiriye. Reka mbasengere. Mana nziza, ndagushimye kubwira ijambo n'abantu bashoboye kuryumva. Ndagushimye ko ijambo ryawe rifite imbaraga kandi rikora. Ndagushimye ko ryinjiye mu mitima y'abantu. Reka rikora umurimo waritumye, reka rihindura imitima, reka aba bantu bakira urukundo rwawe, urukundo wadukunze kera tutabizi. Reka barwakire rubagere mu mitima kandi rubakize, bazagere mu bugingo bw'iteka. Urakoze kuko uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera, kandi ukabubohoye abantu bumvise iri jambo. Ishimwe n'icyubahiro ndabikugaruriye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Nababwira nomero za telefoni ushatse kugira icyo wambaza kijyanye n'inyigisho. Telefone zanjye ni 0782 67 66 57. Pastor Mary. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha muri byose mu izina rya Yesu. Murabyumva ko mu by'ukuri nanjye nafashijwe, nakijijwe cyane rwose, kandi namwe mwarebaga ikiganiro himbaza. Ndizera ko uko wari umeze ntago ariko ubu ngubu kimeze, ndizera ko wahindutse. Ni byiza rero, Pastor turamushimiye cyane kuba bashe kubabwiriza, kuba bashe kubabwira biri mu murongo, ibyo yababwiye mu by'ukuri mu byubahiriza kandi mukabyumva, bizabafasha mu izina rya Yesu. Reka tubashimire cyane rero. Ngiye nk'ibisanzwe ni DJ Crew. Nawe nimba ufite impano, nimba uri umupasiteri, watugera hano kuri 90.4 Radio Flash FM, tukabasha kuba twakujyana mu kiganiro himbaza iby'Imana yagutumye, ubutumwa Imana yaguhaye, ukabasha kuba wabugeza ku bantu bose mu izina rya Yesu. Amen.